Nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye ababyeyi banyu Seshima, aho mwaba muri ku isi yose, nizeye ko muri amahoro. Mbifurije amahoro nk'uko bigomba, aho muri abanyarwanda mumurikira cyangwa n'abandi mu Kinyarwanda, murakoze kandi mukomeze mukore subscribe. Ni byiza kubona channel igenda ikura. Urabona hano undi birashimisha kubona hano basigaye bagira posta ziriho abantu basa nkatwe. Iyo ndi i Kigali niho mbona badasa nkanjye, nkibaza si Kigali kuki murimo kwamamaza abantu badasa nkatwe? Ni mubinsobanuriye, ntabwo nanumva ako kantu. Twebwe tuba muri Amerika n'abandi murabizi ikintu abantu barwanira abirabura, black Americans, black Canadians, mbere ko tugera hano twebwe abanyafurika, nuko babaha umwanya muri na society. Kandi iyo babigezeho biba ari byiza cyane. N'abatindiye ndagira ngo tuganire kuri iyi process yo gutekereza nkunda cyane, kandi abantu benshi barayivuga baranayikurikira. Ndagira ngo nyine namwe mbabwire ako kantu, ababa bayizi ni byiza, ababa batayizi mukurikire, ako n'abayizi nayo dusangire. Mbere ko mbigeraho nyine mukurikire kandi murebe kuva mu itangiriro kugera inyuma. Ikintu ngira ngo mbabwire cya mbere ni uko ubuzima bwiza nabubayemo n'ubuzima butari bwiza nabwo nabubayemo. Bya bindi bavuga bati ndi umutindi pe. Ariko iyo wavukiye mu buzima bwiza, ntabwo ndimo kwirata nkanjye, nagize amahirwe, ababyeyi banjye baba bafite ubushobozi. Kuba ndi umwana nageze mu ndege nkiri uruhinja ngera ahantu heza kare. Nyuma ababyeyi banjye barasaza, nkiri mutoya ubuzima burahinduka. Ubuzima burahinduka cyane. Nyuma yaho haza no kuba jenoside nyine, mwumva ko nabyo ntabwo byabaye ibihe byiza. Hari ahantu twageze muri Congo nywa amazi, inka zirimo nazo zirimo gusangira nyine ayo mazi mabi. Nanzi ko kurera izanyicira muri Congo nyine, ariko ntago ariko byagenze. Bamwe mutese Shema ukunda guseka, uhora useka. Ndumva narabivuze muri video yanjye imwe ngende nkari reflex, none se umuntu yarira. Mujye museka, burya hari kwitaho mu buzima mu buryo butandukanye, ariko niyo waba ushavuye yego, ariko hari igihe ugera ugaseka. I think mu bwonko bwawe bwoherezamo positivity, kandi ntabwo batekereza neza urakaye cyangwa uri mu bindi. Your mind, mu mutwe wawe hagomba kuba hakeye, hameze neza, haruhutse. Niyo mpamvu ugomba kwirinda abantu bakuzaniraho amadrama n'ibindi bintu ntazi. Ugomba kugira abantu rwose baguha iyo siporo. Nagiye kure, ngaruke kubyo nagira ngo mbabwire. Iryo jambo ntarivuga ngo ikira, ntabwo ngeze njya gushaka ijambo muri ChatGPT, ntabwo tugikoresha ibindi bintu, tujya muri ChatGPT tukayibaza. Ni manifestation rero ni ijambo ry'icyongereza riva kuri manifest, ni ukuvuga ntabwo ari just kurota ikintu, ntabwo ari ukuvuga ngo warose ikintu, ariko ubigishushanyaa kandi ukabona ko ari cyo. Urugero, niba ndi hano na hano ndi hano ni Fairmont, hano ni umwami, abami baza bakarara, imaze igihe kinini cyane. Nabyo nzabiganira kuko ikintu nkundira u Rwanda benshi bibaza ntarabaye, nuko ziriya convention center n'amahoteli ntabwo wenda mu byumva, ariko nk'iyo hoteli imaze imyaka zirenze 100
izatugirira akamaro imyaka myinshi n'abandi bazaza nyuma yaho. Ariko mbere yabyo rero manifestation, ndagira ngo nyine mbabwire isubire kuri iyo ngingo, ni ukubona ikintu akumva ko gishoboka, ariko ntabwo ari nko gukora planning, ahubwo uba uvuga uti ndibona hariya hantu, mwebwe mwifuza kuza muri Canada wenda ndahibona, ariko ukabishushanya ku buryo koko ubibona, ukibona uriyo, ukibona wicaye hano wenda, ukibona cyangwa ari na wowe uri kuri iriya posita. Burya ubwonko bwacu nicyo kintu burya abantu badahesha agaciro. Nta kumenya ubwenge uranabushakisha, ntabwo twese twagira bwa bwenge nyine ba bantu bavuga ngo n'umuntu azi ubwenge, nyine hari ubwenge nyine umuntu aba yaravukanye wenda akaba wenda yakumva ibintu, ariko ibindi urabyigisha. Nanjye muranigisha byinshi. Manifestation rero ni ikintu nagiye nkora mu buzima ntari nanamenya n'ibyo ndimo, narabikoze cyane n'ubu ngubu ndabikora, ariko hari uburyo ubigenza iyo umaze kugira manifestation. Ntabwo ari just kuba warose ikintu ukumva ko ari byiza hanyuma ukarindira tu. Niba ufite manifestation yo kuba umumodo, ni ukuvuga ngo gahunda yose ugiyemo guhera uno munsi igomba kukugeza kuri iyo manifestation. Ni ngombwa, igomba kugeza kuri iyo manifestation. Intambwe yose ugomba uko uryama, uko ubyuka, ibyo urya, uwo ubona, uwo muganira, biba ubuzima bwawe. Muranyumva aho hantu? Biba ubuzima bwawe bwose, kandi ukaba witeguye no gukora ibishoboka byose byiza kugira ngo manifestation yawe uyigereho. Ibi ntabwo ari ibintu barimo kubavuga nanjye nagiye ncamo na buri munsi no kubaka company n'iki. Ugomba kwemera kwitanga, icyongereza dukora sacrifices. Ntabwo ari ibintu bizaba uko gusa wakoze iyo manifestation, ariko iguha aho ugana. Burya kugira aho ugana ni byiza, kumenya aho ugana n'icyo uzakora bihita byoroha ibintu, kuko niba waribonye uri nk'umumodoro wenda cyangwa ikindi kintu wifuza, iyo ubigezemo ni nk'aho wari uhari, bigatuma rero wakomeza nino ukabyubakiraho. Ndajya mu nama mu kanya ino video nagira ngo manze mbaganirize. Ubwo murumva nizo gahunda, ubuzima uko uryamye, uko ubyutse, ubishakisha mu buryo bwiza. Hanyuma rero tangira ukore manifestation. Niba utari uzi uko ubikora nuko tubikora, kandi unandike. Buryo iyo ufite ibintu wifuza kugeraho nka manifestation, ni byiza kubyandika. Buri gihe ngendana agakaye nandikamo, byaba no kuri phone, ntabwo ari kwandika mu ikaye, ntabwo byose bicyandikwa mu nyandiko nyine tumenyereye, no kwandika muri carnet cyangwa muri electronic nabyo wabikora. Bon, manifestation nagira ngo mbabwire, ubwo murayimenye ko ahantu ni heza kabisa. Murabona mbereke umwamikazi yaje kuryama Fairmont. Dufite Fairmont mu Rwanda, dufite Marriott, dukeneye na Fairmont. Mukore manifestation, mubigenze gutyo, mujye mubyandika, ndetse munambwire, mujye muri comments mumbwire ukoze manifestation uyu munsi niki wowe ubibona ugezeho. Ni manifestation yawe ni iyihe mu buzima, sibyo? Hanyuma ikindi ngira ngo mu gusoza mbabwire muri ibyo ya manifestation, nimwibaze, abantu benshi bifuza kubona miliyoni y'amadolari hano wenda, ariko iyo by'abantu bagize amahirwe bakagira iyo lottery, hari benshi bagenda bakaba bakene nyuma yaho babi.
cyangwa niyo bagize amahirwe yo kubona miliyoni bose baba bavuga ibintu bimwe, njye ngiye kujya muri vacation, njye ngiye kugenda ngura inzu nziza, njye nta n'umwe nyanumva bavuze ibintu bitandukaniye aho. Nanjye nkaba nibaza se hari ikindi koko, ibyo ngibyo nyine turabyumva, bibonye ayo mahirwe ariko hari ikindi kintu kibaho mu buzima ugomba nawe kuba watekereza kirenze icyo. Nta n'umwe kumva ngo njye ngiye kugura hoteli nk'iyi ngiyi ya Fairmont. Nako kandagira ngo mbasangize ubwo nizeye ko muri amahoro aho muri hose. Ubwo tuzongera ikindi gihe kandi mukurikize izindi video zose kuko ni nyinshi kandi ni nziza. Ndumva gahunda no kugera kuri video 100. Abakora comment nabo ndabashima. Ubwo nawe utaha.